Boss wabaye iki wa mugabo rero ibibazo byaguteye. Cyangwa urasa akabazo kawe. Oya bari banumye. Kuchaka inzu simani propose. Ndi kubona wapanitse cyane watuza ko. Muri uyu mugi koko na okay mwase garaka twicara. Simani nari nshaka inzu umwana yuko. Muri uyu mugi rero man ibintu byose bisaba gutuza. Ndi kubona ufite n'akabage keza. None singo ndumva ibibazo byaguteye. Ndikubona wagiye utadwiyambitse byagenze gute. Mwahora mwabanoza mwe muhoraga murakondesha mani ndikumva ibibazo byandiye byadaje mani nshaka inzu gukondesha mwana. Ushaka inzu se byasere? Ndayishaka. Okay ngapasi tuzongeyeho ndi umukomisiyoneri no baranze. Reba nabire ipangu byose byahanga ni byo bikomisiyoni. Icyo ako mbwira ufite amafaranga. Y'amafaranga garahari. Amafaranga urafite? Cyo nshaka ni. Ahubwo sikariti kwereka ko komisiyoni ntihera. Oya ikarita. Ikarita nanga ari ngombwa. Cyo pfa mubona inzu. Nanga ari ngombwa ikarita. Oya kubona umuntu nganje koko nakoma amaboko. Arige wasanga uri kunjyajya nyeri. Ya rusukubesha pe. Dore nguru nufunguze boss tuve kuvugana akakanya mukanya. Singuru singi nanagarwa mu rugo bashaye njyaje ndasiza aribyo wasanga ukombesha. Okay basi sibyo. Niwe ugaho ndi njyaje. Unda rumagaritse na yengiye kwirebera umugabo bari bamamagaye ugiye kodesha yaranze hara amwe naho nuye reka nze nigende. Sibyo none si. Yo inzu fite ningi yangahe. Nyina reba inzu mfite ni 200,000. Kumva. Saizi bura baramamagaye kuri telefone buryo runakuninze. Sirife pre nyine wowe uraciramo nakaro nyine. Hagera ngabwira boss kari wowe yagize ute. Se nago nagwereza wenda ngiyumishana. Boss namubwira ngo nayashize amafaranga. Ya tufete tugende gikunyereka iyo nzigo 200 ngiye nyikondeshe. Nibuzi kutarangura amaye akantu abakomisiyoneri nango dukora gutyo. Uransigira amasenkani yawe. Mfite foto y'iyo nzu siku nimeze yinye. Foto si. Nani ari kure. Nani ari by'amafoto. Tugende kwereka original yayo iri hari. Nani minota imike yoragenda. Itatu yonyine abihagije. Senkara yinshingamo. Senkani wenda yiguhereza reka kwiruguranza. Okay wende ni nyenga ni wote badushaka nk'abantu baba boss yo senkani. Bona fikira ikapu. Ibyumba byonyine ufite abagore. Ndi munago. Wowe nyine Ndi umusiriba cyane mani umuntu ariko nyine ariko. None ziyo zahibaza ikiyose. Ariko nyine umuntu ajya yinaga nyine ariko akagwanira. Bro, ubonogeraga abashitsi benshi. Ngengeraga abashitsi benshi. Ukaze ngo baze ugiye rero nkomeza kuncorera. Ibibazo harimo n'amapasi gose. Amapasi ikibazo cy'amapasi. Je njande. Okay none kankubyirira nzu kuntu imeze sibyo. Reba. Okay irimo douche. Koridoro irimo niba ari soromanje niba ari biki niba ngiye ibintu by'amazu rero ntango mbimenya gukumva. Ntabwo oya ibintu by'ibyumba. Ariko wari kice kuntu babimbwiye. Harimo n'ibyumba by'abashitsi. Urukumva ibaze kiyose. None n'ibikoresho bya gym. N'umusoro. Sukubesha nimbe bazajya urayikubita ntagire n'ikintu kibyumva. Urukumva none ikindi harimo ubwogero harimo ikikoni uri kumva ibintu byose birimo niyo mpamvu rero 200,000 bya nako ubona ni bya 250,000 ariko cyo kwasa tabyumva twebera nawo 200,000 nago ngiye nabyemera ko si 200,000 yose sigiye dukumvikanya ngahe duturutse hari uruguru kumbwira ngo mvandimwe rero n'ibintu bitakurimo rero sibyo afazari cishe se amakositime barambaye mwebwe ariko aba boss mwambona kwirata koko nanga ari kuvuga ngo kwirata pro nta wafite ibumbishana koko ego ko mwana w'imbwa yumbishana bigiye kubijyanira nje ngewe ndekereje n'ukuntu wamenyeye wenda ndakongera inoti y'ibumbi ego afazari ngagenda bura koko okay arutumeje njye kureba umuntu je nangu ndabikwishuza pe yende umuntu w'Imana nawo ndabikwishuza afazari reka nsubirayo noneho twatunahageze nahanga ahaguma aho ngaho nigenda oya umva nyine dushaka uretse we kugenda 250 ni amafaranga makende ko ibaza ibintu byose biri na kintu kurazana nta kirusha cyurazana byose birimo n'amasafuri naho kunyase harimo wese ikoreye mu nzu none cyane kwisekereza wese zirimo rero ntari bigo tujye kubaza boss Isi ni wewe boss nye oya nyine nge nanga ninge boss ariko nyine nyine kubaza boss nyugo mwana simuntu ambaye ngawe nago waburi boss oya oya nyine abakomisiyoneri tugomba kujya neza nyine nige kumunyereka rero oya nta mpamvu yo kujya kumukwereka ngiye kugenda mubwira afazara wa muntu namuzanye akora nyine boss sinda banica ya utegereje hangana simutegereza hangana ibintu bya
Ibwo uransanga hano ihute. Ninkubura ndaje. Ntabwo urambura. Ubu ugumye aho ngaho. Ihute ariko abakomisiyoneri biri wose mwanda yarekura. Mwiriwe abangasi. Komere cyane. Kumva ngo muzakagendana. Amakuru y'ahangasi. Meza sibibona singuranye mu makuru. Uri mu ndikona uri mu kazi. None si ni wowe ahangaha cyangwa buraba guhundi umuntu. Aya ndani jya wabaganga. No baganga. Okay. None si mwatumenyera? Pisame. Tikarekezi ujareba. Ujya rero uviye wawe. Twarakoranaga ikiyete. Ndubukibuka karekezo ndi utuyere mu makoro. Rero. Ase ndandike ikintu kenda kibwizanga. Rero urarebye n'ubuhoro mbe muvandimwe. Buhoro gute? Buhoro pe. Gusa nyine. Arakano korani kugira ngo mfashe. Agakisi. Hari umubosi mina uri gushaka amafaranga. Mbona asike buramaze mfite stress nyinshi cyane. Oya ni stress nyinshi cyane reka mani ko 250. Niki davuga twumve. Reba nyine hari umusore ujuru usakuza ati ngo yabuze inzu ngo hamusoye nyene n'umuntu uzana umusibateri ngo hamusohoye. Rero nageragara yawe yirawe sirari wa. Ndayize yawe sinda. Sirari sese. None twe yaratuka kugira ngo ni best house nyine iri automatic house. Rero urasinaje ibintu byangombwa. Ndemwereka ndazanje papuro. Urazana bya papuro. Kosi. Wera kona kibonye yagana ngo cheese. Kosi. Ichakibeshesha. Nabizi ibintu magana 250. Yose ngana. Ongera icumi senkana, wese ni yacu inzu ni yacu wese nkana. Okay nakibazo iyo 50 ndabinda biguhereza. Okay. Noneho ugiye kubigenza. Wowe namubwiye ko wadwaje. Uri kumva? Naramuka guhamagaye uratuvuga ngo nego nta kibazo. Cyangwa ubundi unamyorera akate papuro. Gira ubimereze bimujyanira. Namubye ko dukuranaga neza cyane. Uri kumva? Bimujyanira no mubwiye ati izo kashi nazimereze. Afite kanya arafite byinshi. Afite nimero ya telefone. Wa telefone nari mu nzu. Telefone iri mu nzu. Okay nimero zawe ariko hebora ndazireba. Okay. Noneho ndatemye kohereza kuri telefone. Ubwo ngubwo 51 bikureho ayandi ndatemye afatanya jyano. Nta kibazo nta. Ubwo ndatemye byawe nagende ajya kuzana ibindi bintu byarafite byongera muri iriyanzu uko namubwiye ko ari ibikoresho byinshi. Ahita yinjiramo. Urwatanje wagahunda kwemeye. Gusarihe musize kuri intari n'umusizari akoye ubwo myanga ndaje ndagusinyara nyine urumva message igize wowe nyine ubikora utandaje yewe mahirwe we mana inago iba wese yacu bagiye kuyikondesha oya asari kumbesha wese ndakanze igeze umuntu ndebe amusanga yazanye 200 byose ndebe gusa ibyangombwa biri mu nzu bose nashobora naza ashobora kumbona ngiye mu nzu kubiza ariko ntacyo bitwayisha cyamutere imitwe yite mutegereze ndebe uko bimeze mu nzu ahangana zikakorana amafaranga umva nibagiye ikintu ahoko ikintu cy'ingenzi zirabye papuro mbyitwaza siri kubona ari ako njye mbyibagiwe bizana huko faranga randa yabonara byose birimo byose biri mu ndandira byose ni by'ubutaka byose birimo noneho ubwo ni kuri kakanyenyeri sumpeshe kwibuke nimero zase ziri hano kuri papuro byose birahari okay nabibura wihute yana amamye ndagaza urese buri gihe nategerereje kanani igende umva hawe yabyabaye gwaserera sinakubya mu boss aragwaye Sibura igenda gutegerereje bura kuko uzi nagereganore mvuye kuzana ibyo papuro byose by'inzu uzikuntu tubigahize siko bara ntago siko bansoye mu nzu mwana ariko nyine ndiko byumva nazo kubona ngiye natabizanye wa mugabo ye koko sibe papuro n'ibyo iyi papuro ni cy'ubutaka rero buretse
ibi binura dore twagicuritse hari ibi dore nabibonye nyine ngo ni metero 534 uri kureba ese ndi kubona kano kabanza ari gatoya metero 534 ni hatoya aha mugabo we iki kintu cyose waciye mugara amafaranga ngo singana iki kintu cyose wa su kwezi kumwe dore ndakwereka n'ibindi wogenda byose babireba ariko se ubundi uzi gusomara gamani fata ipapuro byawe muri cyambere cyo nshaka ninzu ahubwo ngiye kunyereka iyo nzu vaho dore harimo n'agatabo ko basinyemo abagabo karimo n'inuza ese kano nakukwandikamo wenda manuza nyine nzakondeshamo oya dore harimo na nimero akambese nyine na bese aka kanuza tugahereza umuntu wese uje gukodesha ahangaha yandikamo ibyo dukoranye byose urukumva ubundi nshobora kuba nanagutendiye rero nanjyagera mani tugende dore inzu none twakirwa twajyana dore inzu dore ngiyi hano turi kumwe n'inzu surangodesha dore ngiyi kuko irakomeye nta kintu cyo yaba kintu nabyemera erega inzu yari ihari nuko nemve kuzana ibyangombwa nyine inzu irakomeye cyane umva n'umuyaga wa wiki ntabwo wayinyeganyeza iyi nzu kubitaho wumva ni beto umva ni beto ariko warasaze weho ako narasaze ko nakugiye mudangira inzu nziza nge ukundangira ikanuka ngana gute iyi nzu ntabwo wayibamo n'umuryango wawe ibyo mva na saro byose birimo si kubona na ariko ni wese ntuzi kubera ko kuba nanditse gutya handitse kiri toilet nyine habagamo na toilet mbese wose ibagamo oya ntago nayemera tugende vuge kundangira indi ino nzu ntago nayemera ino nzu urayanze ntago nayemere iyi nzu ntago nayemera ahubwo nange musase muyibemo n'umuryango wawe ikibazo kimeze so wewe so wavuze ngo urumwe ndi umwe ariko none nazandigwanaho ntibere okay nyine turabimenye nyine gusa nyine ndangi nabagira n'umuntu ushaka igeto nyine dore gitirahari ikorewemo wese ibyo byose nyine tubirimo oya nduzongere kunginisha n'ikindi gihe aho ko tugende ujya kundangira iyi ati uravuze ati urigwanaho ndigwanaho nyine uri urindari rero dore nzihipe rero ese narafunguye buriya zero na automatique nabyo ngo automatique injira iyi nzu n'abakurambere wanyu barimo aya ni abantu barimo pe urazi ni tekinike wayibonye nawe kururureba